Hi guys, ndabasuje cyane nkunze urukundo mugaragarije mu kandi no video muyirebaho Imana ibaho umugisha. Uyu munsi ngiye kubereka ibintu ushobora gukenera uri umama cyangwa itegura kuba umama bidahenze, ufite bije ntoya. Ibi bintu wabigura kandi ukaba ufite icyumba gisa neza, ukaba ufite utuntu twose. Guys, reka muhere kuri aka gatara rwose karasa neza mu ukuntu kagize ikintu cyumba. Iyo udakeneye urumuri aka gatara wakagura. Noneho mbereka ayo marido ntabwo ahenze ariko nta nubwo ahendutse cyane, gusa ni meza. Uri kubona naguze amabara yose kugira ngo umwana w'umuhungu yaryama mu cyumba cyangwa uw'umukobwa, niyo mpamvu navanze amabara gutyo. Mbereke stika zose zirahindutse cyane ku 3,000. ubona cya gishashi cyose kiriho udustika tw'abana. Naguze nk'ibishashi 3. Guys, reba kakabati ntabwo kabaho nagashizeho udustika kaba ibindi ureka akabati umuntu akorera ugasanga kamajije gupfa, katangiye gutandukana. Reba uyu muntu azi gukora akabati, iyo ni nimero yiwe, mwamuhamagara akagukorera akabati keza kagezweho. Guys, aka kabati kara sliding, ntabwo ibyo ndi kabati gakuru bagafungura kamera ukuntu ya kano ko kara sliding muri utuntu dupanze. Ushobora kuba ufite bije nkeya kandi ukaba ufite ibintu biri clean by'ibisirimu bisa neza. Ndagira ngo murebe akabati uburyo gapanzemo utuntu twenda, ibisarubeti, imipira, aho udupeti buto, akaringiti k'umwana, agakuvureri. Ntabwo bibaho guys. Aho ngaho mu bigoma, iyo yindi ni porte bebe, muri n'amananje twa twenda abana bambara bakivuka. Ndagira ngo mundere akabati n'amabibero kaka baby zikaragana batwaramo umwana, ibikapu by'abana. Kagatara nanze ugahambura kwako hari ukuntu gahita kajya ivumbi wakozanye gake, niyo mpamvu nakagumushinira shashi. Ibyo bindi akenera kayizireba kakabati. Umuntu agakoze ku mafaranga make cyane 300 akora ku kabati, akora n'agatiruwari ushobora guterekaho phone, ushobora kwigeza amapampers, reba n'amasogisi na za bavette. Nyine ndababwiza ukuri, iyo nimero muzayihamagara. Guys, rero ngiye kubereka mpereye kuri kano kantu gakama amashereka. Igihe ufite akazi uzi ko uzatangira akazi, igihe waba uzi ko uri hafi gutangira akazi ugiye gusiga umwana, ugomba kuba ufite no breast pump. Irarenze, muri double, ntabwo uyikoresha iri ku muriro, urabanza ugacaginga akantu kayo. Muraza kubibona, manze murebe ukuntu imeze neza rwose, ihera ijisho. Izo ni bibero zizana nayo. Iyo wamaze kwikama uhita uzikora nka bibero nyine, ugashyiraho turadupfundikizo two hejuru. Ukabona ko hano ugiye kugakuraho, ukaba washyiraho akantu kakamanga ko kamajije kujyaho, ucomekamo ako kantu. Umva no breast pump ikora neza nta kibazo. Rero ku muntu uzi ko agiye gutangira akazi cyangwa azatangira akazi nyuma yo kubyara, agatangira nk'umwana afite amezi 4 cyangwa angahe, ukeneye breast pump kugira ngo ujye usiga amata akiri fresh. Ko ni kakantu uba waracometse ko kakuzura, nimba nakita nk'ikintu sinzi uko nakita, ariko uragacomeka kandi kakuzura, ugahita ugacomekora ukabona kugakoresha. Ibintu birizewe kandi bimeze neza. Noneho mukomeze mukurikirane n'utuntu tw'udusirimu ushobora gukenera uri umumama cyangwa ujya ku mama. Iyi video mva ntigucike, uyirebe yose uyirangize. Ako kandi rero ikiza cyako uragapfundikira igihe ugiye kwikama kugira ngo kataza kujyaho amamikrobe. Wasoza ukongera ukaba wagapfundikira. Nibyo hano nageragezaga kubereka. Aho ngaho imbere harimo akantu kameze nk'agasikone. Iyo umaze gukama kugira ngo ujye kutwoza twose udukuramo, kuba wakongera ugasubizamo gutyo uramutse ugiye nko kwikama nanone. Ubwo agasilikone maybe ko ari agaprotectinga iyo nipples, maybe. Ariko ndibaza ko aricyo gakora, kuko kaba koroshye nyine kugira ngo kaze gufata umubiri wawe neza. Guys, murabibona yuko iyo usoje wongera ukagapfundikira gutyo kugira ngo microbe ziba zitajyaho. Ahangaha rero wongera ukagapfundura, ukaba washiraho ziriya tetine kugira ngo umwana ashobore kuba yahita ananywa n'ayo mata. Amashereka nyine.
hanyuma ngiye kubereka zino tishikoto ni nziza rero abantu benshi ntabwo zikoresha, ariko izi ngizi ngiye nzikoresha hano inyuma ku gutwi. Hari ukuntu usanga hari utwanda turimo kandi utabasha kuhoza ngo uhagere. Izo ngizo ni nursing pad, uzishira mu isutiye igihe ugiye kugenda kugira ngo amashereka atajya kwanduza imyenda. Aya ni amavuta ya Zwitsari, abantu benshi murayazi, ni meza cyane. So far ni meza, namaze kubona ko nta kibazo yateye umwana. Iyo ni Baby Johnson, igiye kumwambika pampa niyo nkoresha. Hanyuma ako kantu kazamo amabibero gutyo, kandi ikiza cyayo yose z'amata aguma ashyushye. Buriya niyo cyiza cya kano kantu, umara kuyashyiramo ugahita ugapfundikira, amata aguma ashyushye cyangwa amashereka wikamye. Hanyuma ukavandarateri ubu gakeneye igihe waswetinze uri nko konsa umwana, wagurisha utwo twa dukiti tuba turimo utuntu twinshi. Iyo ni ya piro umuntu akoresha kugira ngo yonse umwana iyo ukibyara. Hari igihe ufite nk'amabere matoya cyangwa ukibabara, igihe bakubaze utabasha kunama, ushobora kuyishyiraho, cyangwa igihe bakubaze bishobora nabwo kukubabaza, gusa kano kagufasha kuba umwana yagera ku ibere bitakugoye. Abantu benshi babazi baradukoresha nabo batabaze, ariko ni keza cyane. Ushobora kumva utagakeneye aka kantu, kaba ari ingenzi iyo ukitangira ibintu byo konsa. Ntabwo uba wakabimenyereye, karagufasha cyane. Hanyuma iyi ni bag ushobora kwitwaza igihe ugiye nk'ahantu gukingiza se, gutembera. Igihe cyose uvuye mu rugo uba ukeneye bag, uba ukeneye gutwaramo umutaka, uba ukeneye gutwaramo ibintu bitandukanye, amaranje, ibigoma, ibintu rwose wakenera uri hanze, amapampese y'umwana, amavuta n'amanenjeti. Habamo ibikapu bibiri, ikinini igitoya, gusa ngiye nkunda kujyana kano gatoya kuko ikinini nanone kiba ari kinini cyane, kandi n'iki ngiki uri kubona ko cyajyamo ibintu bigiye bitandukanye, ibintu byose watwara ku rugendo by'umwana. Iki gikapu ni cyiza, nagikunze cyane, ntabwo sinzi, ni cyiza, nagikunze, kiroroha, wakimesa mu buryo bworoshye. Hazamo ako kantu ugashyiramo bibero, ugashyiramo bibero ikaba yaguma ishyushyije ibintu birimo, bivuze ngo nimba ari amata, nimba ari amashereka, biguma bishyushye. Hazamo nako wamuryamishaho igihe ugiye kumuhindurira nka pampa, kuko abana bizashobora guhita anyara, gusa ntabwo byahita bitunguka. Kariya mwabonye kaza muri ya bag, ariko iyi ngiyi nako akangaka nako ukagura ku ruhande, gusa niko kanini cyane. Igihe uri mu rugo uba ugakeneye, kariya nako wakitwaza ku rugendo, ako kanka nako wamuryamisha ugiye kumuhindura, cyangwa amajije koga kugira ngo adahita anyara nko ku buriri, cyangwa igihe ugiye kumwambika pampa. Akangaka nako wakoresha uri nko mu rugo, uri kumugeka, kandi wakoresha wagiye ahantu hagiye hatandukanye. Hanyuma mpereye ku ndobo, murabizi zino ndobo zizana n'ibase, zikazana n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, ariko ni byiza, bifite amabara meza. Ibyiza ni ukugura ino kara, kuko umwana w'umuhungu ayikoresha, umukobwa ayikoresha. Reba paniye, iyo paniye njye niyo nshyiramo imyenda idasa neza yakoresheje, kugira ngo ibone gufurwa. Ako ni kamwe muryamishaho akiri mutoya cyane atabasha kwicara. Iyi basi birimo ibintu byose, amapo, iyo ni po y'umwana, bifite amabara meza. Iri bara ndarikunda koko. Icyo ni igikombe bizanana, sinzi ngo bagikoresha iki, nta nubwo ndagikoresha, ariko ibi bintu byose bifite umumaro. Ushobora kubona ari byinshi gutya ukavuga nta kintu bimaze, ariko buri kintu kiba gifite umumaro wacyo. Ko ni akabase, akadahisho k'amazi, iriya ndobo mwabanje kubona, sometimes nshyiramo amazi, akaba arimo kugira ngo nijya kumutunganya, kumukora amasuku, nze gukoresha ya mazi. Iyi base rero mukibona nayo ifite ibara ryiza, nyine kubera byose bizanana, nahisemo rino bara, ntabwo nahisemo pinki cyangwa andi mabara, nashakaga iri bara pe, kuko umwana uwo wese yarikoresha, kandi rinaryoheye amaso, ngira ngo muri kubona. Hanyuma dore ya baby carrier, nimba ariko bayita, mbyibuka, gusa ni nziza.
ushobora kumushyiramo nka gutya, ukaba wakora n'uturimo, ukaba wahanagura nko ku meza, simbizi nyine ushobora kumufite gutya, kuba wamutemberana, ukaba wakora utuntu mu nzu tukoroheje nyine, simbizi. Hari abantu bamufata ugasanga bari gukora n'akazi amutwaye gutya umwana, gusa akenshi byiza no kuba mutemberana, nayo irafasha cyane. Guys, ntibuzibagirwe umutaka, haba mu mvura haba mu zuba, umutaka uba ukeneye. Hanyuma ino pampa ndi mu rukundo nayo nayiguze ejo bundi, ariko narayikunze cyane, ni nziza, nawe muzayigerageze umuntu uri kwibaza ko yahindura umwana we pampa.